Iki kibazo gihangayikishije umuntu uwo ari we wese. Umuntu uwo ari we wese afite ikibazo gikomeye cyane. Ese nawe uhangayikishijwe n'ubushomeri bwo kumenya uko wakinjiza amafaranga menshi cyane ukoresheje AI cyangwa se Artificial Intelligence? Ngwino tumwereke uburyo ugiye kwinjiza amafaranga menshi cyane kabisa, ukagorowinga bizinesi yawe, ugapafominga mu kazi, cyangwa se niba ushaka kujya winjiza amafaranga gake gake ukoresheje AI. Iki nicyo kiganiro tugiye kuba twinjiramo neza cyane ukoresheje AI cyangwa se Artificial Intelligence. Hari abantu benshi usanga bibaza, ese nakora iki, ese nakora ne, ese nabikora gute, AI ikora ite? Ibyo byose ugasanga ni ibintu abantu bibaza, ndetse ugasanga bamwe bahangayikishijwe no kumenya AI bakoresha, nko gukoresha za ChatGPT, gukoresha za Heygen. Ni nyinshi cyane, hari ama AI menshi ari gukora akazi gakomeye, kandi nawe ushobora kwinjizamo amafaranga, ukinjiza amafaranga kabisa ukoresheje AI cyangwa se Artificial Intelligence. Rero nshuti muvandimwe, iki ntabwo ari ikibazo kigihangayikishije abantu bose. Hari abantu bamaze kugikemura, kumva ko rwose AI, gukoresha AI ari ibintu bisanzwe, ndetse bigomba no kwinjiriza amafaranga mu buzima bwabo bwa buri munsi kabisa, ndetse no kuba bateza bizinesi zabo imbere, kuba bapafominga cyane mu kazi. Abantu bameze neza kabisa, bari gukoresha AI. Wewe warasigaye, usigara inyuma. Ariko uyu munsi ndagira ngo twinjirane neza muri iki kiganiro, umenye ngo ni gute nakoresha Artificial Intelligence mu buryo bwiza, ni gute nayikora nkinjiza amafaranga, ni gute nayikoresha nkinjiza abantu, mbese nkamera nk'abandi bose uko bari kwinjiza amafaranga. Rero reka mbanze nkubwire, ni ushobora kubona ubu ngubu, wenda urabona gutya mba nakoze iyi video, urabona nk'iyi video nakoze, iyi video nayo yakozwe na AI. Mu by'ukuri AI iri gukora ibintu bitangaje. Urabona gutya aya magambo mba nanditse, ifoto, uburyo mba nayikoresheje, ibi byose mba nabitunganije nkoresheje AI, kandi ugasanga video ni nziza cyane, ugasanga na YouTube yawe irihuta kwinjiza, ndetse uranabona n'aba subscribers ndetse na views nyinshi mu gihe gito cyane. Rero ibi ni ibintu bigusaba kubanza tukicara tukiga, ukiga neza, ukicara ugakurikirana, ubundi nawe amasomo ukayafatira ku gihe, kugira ngo ubashe nawe kugenda ubimenye. Ibi ntabwo bitwara igihe kinini, ntabwo bitwara igihe kinini kabisa, bitwara igihe gitoya, ku buryo mu gihe gitoya rwose uba umaze kumenya gukoresha AI. Ushobora kuba wifuza ko twazakwigisha kuri AI nyinshi zigiye zitandukanye, AI zikora imiziki, zikora video, izitegura amasomo y'abana, izitegura ibishushanyo mbonera, izitegura amapura yo kubaka, izitegura ikintu icyo ari cyo cyose wifuza ko tugufasha kuri AI cyangwa se Artificial Intelligence. Ushobora kujya ngo muri comment ukatwandikira, ukaduha comment icyo wifuza ko tugufasha, cyangwa se ukaba watwandikira kuri nimero yacu. Nimero yacu nongere mbibutse ko ari 0722134810. Izo nizo nimero ushobora kutwandikiraho kuri WhatsApp, ubundi tugahita tugusubiza. Dushobora kugufasha kwiga rero, twagufasha kwiga online, cyangwa se twagufasha kwiga mu buryo buri live. Icyo wakifuza cyose, kuba ushaka kwihugura muri AI Artificial Intelligence, turagufasha, kandi ibintu bikagenda neza cyane rwose, ukabifata ugasobanukirwa, ku buryo nawe ushobora kwigisha abandi, cyangwa se ushobora no guhugura abandi. Rero turi kumwe mu kiganiro, ni Matson, nkomeza kugenda nkubwira nti niba utarakoze subscribe ntibibagirwe kugenda ugikoze, ukore subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bigiye bitandukanye ujye ubibonera ku gihe. Reba aho hasi, ukore like kuri ako gakumwe kazamuka, ukore subscribe cyangwa se s'abone, biterwa n'ururimi ukoresha. Ubundi iki kiganiro niba wumva ari ikiganiro cyiza cyane, ugisharinge ku nshuti zawe, cyangwa se kuri mugenzi wawe wumva ko yifuza kuba yamenya ibi ngibi turi kwigira aha ngaha. Uraba ukoze ikintu gikomeye cyane. Rero dutangirire kuri AI, wenda nka ChatGPT abantu benshi bakunze gukoresha cyane. Hari abantu bayikoresha bakayikoresha nabi cyane. Mu by'ukuri AI cyangwa se ChatGPT ntago rwose, hari abantu mukora amakosa mukayikoresha mu buryo bubi, mukayikoresha nk'uri gukoresha Google.
mumbabarire, ukayikoresha nk'uri gukoresha Google. Ariko nanone ubundi ChatGPT ntabwo ikoreshwa nk'ukoresha Google. ChatGPT itandukanye no kubaza Google. Ese wifuza kwiga gukoresha ChatGPT? Ese wifuza gukora video nziza irimo isura yawe nziza kandi utari live kuri kamera wakoresheje ifoto, ugasanga kandi video yawe imeze nk'iri live kuri kamera? Hari ama AI menshi twagenda tukubwira tugufashamo. Hari nka AI Hygiene, hari Decode, mbese ni nyinshi cyane, ntabwo nazitondagura ngo nzazivemo, ariko inyinshi wifuza rwose bitewe n'icyo wifuza kumenya. Ushobora kuba uri enjeniyeri, ushobora kwihugura, ushobora kuba uri mwarimu, ushobora kwihugura muri AI, ushobora kuba uri mu kazi runaka, comptable, mbese ukifuza kugira ngo tugufashe kugira ngo mu kazi kawe ubashe kunoza umurimo urimo, ku buryo na boss rwose akureba akavuga ati uyu mukozi wanjye arakora neza cyane rwose, ari gukora performing, ari kuzuza inshingano ze neza. Ibyo byose tubigufashamo. Ikindi nakubwira, AI ishobora kuyikoresha ikazamura YouTube yawe cyane rwose. AI ishobora kuyikoresha ikazamura YouTube yawe, ikazamura views, ikazamura subscribers, ikazamura buri kimwe cyose. Rwose YouTube yawe igahita izamuka mu buryo bworoshye, atari bya bindi byo kurwana no kubizamura bikanga. Ibyo byose ni ibintu rwose bikoroheye. Ikindi nakubwira, niba wifuza kumenya uko wasetinga YouTube yawe ikakwinjiriza vuba cyangwa se igahita ibamonetize mu gihe gito cyane kitarenze ibyumweru 2, ibyo ngibyo turabigufasha. Tugufasha gusetinga YouTube yawe, tugufasha gukora buri kimwe cyose kugira ngo ibashe kubizamuka. Tugahita tunakwigisha uburyo ki ushobora kuuploadinga video neza mu buryo bwiza ku buryo igira views, tukakwigisha uburyo ki ushobora kuyishyira ikagira subscribers nyinshi. Ibyo byose ni ibintu tugenda tugufasha hano kuri Madison TV. Ikindi nakubwira rero, AI ni imwe mu bishobora kuba byakwinjiza amafaranga muri ubu buryo nanone bukurikira. Ese wari uzi ko AI ishobora kugufasha no kwiga umushinga no kuwutegura? Reka da, ibyo ntimubizi, ariko ibyo birashoboka. Ku buryo ushobora kwiga umushinga ukoresheje AI, ikagufasha kwiga umushinga, ikawugutegurira, ikawuguha unonosoye ku buryo aho wawujyana aho ariho hose usanga AI yawe yarabikoze neza, ku buryo nta wirirwa kubaza ngo gucunaguze akubaze byambaye na njyahe. Oya, AI irabigufashamo neza cyane, kandi ibyo turabikwigisha ku giciro cyiza cyane rwose, ku buryo ugenda wishimiye serivisi wahawe kandi n'uburyo wigishijwemo cyangwa se uburyo wahuguwemo nabwo ukagenda ubukunze cyane. Rero reka nkubwire ngo reka gusigara mu bintu bitakagombye kuba bituma usigara. Ntabwo wakagombye kuba usigara. Hari abantu bataramenya gukora indirimbo, tugufasha kumenya AI yagukorera indirimbo neza mu rurimi rwawe, cyangwa se urahimba mu rurimi ushaka, ikayiguha irimo beat wifuza, irimo amagambo wifuza, ikayiguha neza, cyangwa se nawe ukaba washyiramo ijwi ryawe, tugufasha no kumenya AI iri bugukorere beat, iri bugukorere indirimbo, iri bugukorere, mbese ku buryo ukora ikintu icyo ari cyo cyose wibereye mu rugo iwawe. AI ikintu yaje kudufasha ni iki? Ubundi AI yaje kudufasha kwikora ya mirimo twatakazaga amafaranga igihe cyose. Ugasanga ukeneye umuntu ugushushanyiriza plan y'inzu yawe ngo ugiye gushaka umu-enjeniyeri. No, uyu munsi nawe wabyikorera ukoresheje AI, ukaza ukicara ukayitegura neza, ugafata uburyo bwawe bwiza. Rero uyu munsi ntabwo wemerewe gusesagura amafaranga yawe ukoresha ibintu bidasobanutse, ndetse n'ubigoye akabigura mu buryo budasobanutse. Hari uburyo nawe akagombye kubyikuramo ukabikora mu byo wifuza. Niyo mpamvu ngushishikariza ngo uze utugane, utwandikire kuri ya nimero yacu. Bibutse ko ari 0722 13 4 8 10.
uze tugufashe tuzamure YouTube yawe, tuzamure TikTok yawe, tuzamure imbuga nkoranyambaga zawe, tugufashe kumenya kwihugura muri AI, umenye buri kimwe cyose, ubumenyi bwose wifuza tubuguhe kuri AI. Hano kuri Matson TV turatwandikira ubundi tukagufasha, tukaguha umurongo ngenderwaho. Si ibyo gusa rero, dushobora no kuza tukagufasha kumenya ngo ese birasaba iki kugira ngo imbuga nkoranyambaga zawe zive ku rwego rumwe zijye ku rundi. Ibyo nabyo ni ibintu bisaba kugira ngo ube waramaze kwicara usobanukirwe, warasobanukiwe neza, uzi neza ko gukora buri kimwe cyose, umenye gutayipinga ukoresheje AI, umenye uko ushobora kwinjiza amafaranga ukoresha ama AI. Nakubwira ama AI agufasha kwinjiza amafaranga mu buzima bwa buri munsi. Hari ama AI agufasha kwinjiza buri munsi, ukwinjiza kandi wakoresheje AI. Nubwo abantu basigaye inyuma, bibereye inyuma iyo ngiyo, ntibazi ikiri kujya mbere. Ariko uyu munsi abantu bakwiye gukanguka ngo bamenye ngo ese ubu bwenge buhangano twahawe cyangwa se twazaniwe bugiye kudufasha iki? Bugiye kudufasha gusevinga amafaranga mu nsherano? Bugiye kudufasha gusevinga amafaranga. Ntabwo tukiri babandi bagomba kugenda ngo basesagure amafaranga yabo, basesagure ibyo bafite bashaka kugira ngo bagere ku rwego rumwe cyangwa se urundi. Ntabwo ibi ngibi bikigezweho. Ikindi nakubwira rero ku byerekeranye na artificial intelligence cyangwa se AI, uyu munsi hari igihe usanga abantu bibaza, mfite imishinga minini cyane, mfite ibintu bikomeye cyane, ariko nta ngengo y'imari mfite yo kubishyira mu bikorwa. Ibyo byatakaje n'igihe cyabyo bro. Ngwino hano, igire hino, kuja nikusaidie tu, kuja nikupatie akili nyingi. Ngwino ufate ubwenge buhangano, ngwino usobanukirwe. Ubu se reka ndaho urugero rwa hafi. Ubu turi gutegura filime, ngira ngo nanabashishikariza kuyitegerezanya amatsiko. Ni filime iri busohoke mu minsi mike cyane. Ni filime twateguye ku buryo bwa artificial intelligence, tuyitegura ku buryo bw'ikoranabuhanga. Ubu igiye kubirangira. Mu by'ukuri yagombaga kurangira ihagaze amafaranga agera nko ku miliyoni hafi hagati y'eshanu n'esheshatu z'amafaranga y'u Rwanda bro. Iyo filime yagombaga guhagarara miliyoni 5 cyangwa se 6 z'amafaranga y'u Rwanda. Ubwo ni hafi 3,500 by'idolari. Ariko uyu munsi filime igiye kurangira nta n'ibihumbi 50 tuyikoreshejemo. Abo twarayikoresherejemo bwa bwenge buhangano bwacu, twarayikoresherejemo ya AI, artificial intelligence. Ni filime igiye gukora ibitangaza. Ni filime twasohoye trailer yayo, mujye kuri YouTube channel yitwa Matson Entertainment. Kuri Matson Entertainment iyo filime murayisangaho. Ni filime nziza cyane, ni filime igiye gukora ibitangaza. Ariko abantu ntabwo abantu bari kuyikunda cyane, bari kwibaza ibintu bisobanutse gute, mbese bayikunze. Nawe ushobora gukora filime ikarinda irangira ukoresheje artificial intelligence, kandi noneho ya mafaranga agomba kuzakoresha agahita agabanuka ku buryo bworoshye. Ese wifuza gukora komedi? Niba ushaka gukora komedi, twegere tugufashe, tugusobanurire ukuntu ukora komedi ukoresha artificial intelligence. Mujye mubona za katuni zibyina mu matelefone zanyu, mukabona katuni zirakora, ziravuga. Bira nawe twagufasha kubimenya, ugakoresha imbuga nkoranyambaga cyane. Ushobora kugenda ukiga ugasobanukirwa uburyo ushobora gukora animation y'amafoto, bigakunda rwose, ugasanga ibintu ni sawa, biragenda neza. Ukaba wakikorera indirimbo utarinze kujya imbere ya kamera, ukaba wakora indirimbo ikarangira n'amavideo yayo yose utarinze kujya imbere ya kamera bro. Mwumva ukuntu AI yamaze gutera imbere, ariko usanga abantu baracyasinziriye. Abandi mu bihugu byo hanze bamaze gucana ku maso, bakora ayo ma artificial intelligence. Yego barayidukoreye, natwe reka tuyabyaze umusaruro. Niba wifuza rero kuyibyaza umusaruro, ngwino hano kuri Matson TV ubundi tugufashe. Ngwino tugufashe, tugusobanurire uko ushobora kwinjira muri buri kimwe cyose, tugusobanurire uko ushobora gukora buri kimwe cyose.
Rero n'abarambiye abantu bifuza ko tubafasha kugira ngo babone ubumenyi buhagije kuri artificial intelligence, munyandikire muri comment, mujye muri comment. Yes, jya muri comment unyandikire uti ndashaka kumenya AI runaka. Jya muri comment unyandikire umbwire uti ndashaka gusobanukirwa AI runaka n'uburyo ikora. Ibyo byose nzajya mbibacishirizaho kuri iyi channel yanyu, icyo upfa no gukora subscribe. Ubundi ubumenyi ngende mbubahata. Nawe wifuza kwiga by'umwihariko, twandikire kuri ya nimero ya WhatsApp nababwiye, 0722 13 4 unyandikire, ubundi bite mufasha kuba wagenza ute wazamuka ku rwego rwo gukoresha artificial intelligence. Rero reka nkushimire ko twabanye muri iki kiganiro, kandi tujya tubana no mu biganiro byacu bya buri munsi. Buri mwese mwihuta mu iterambere mukamwifuza gukoresha artificial intelligence, reka mbabwire ngo mukomeze kugenda mukora subscribe no gukora like kugira ngo ibiganiro ngiye kujya mbagezaho bizasiga buri wese asobanukiwe neza icyo yakora n'uburyo yakoresha artificial intelligence. Ibyo byose ni kuri Matson TV, babwira ko mushobora gukurikirana filime zacu zikomeye cyane nziza cyane, mukazikurikirana kuri Matson Entertainment. Ushobora no kujya kuri TikTok yacu, iyo TikTok yacu nayo ni Matson93 info, ubundi ugakurikirana byinshi kuri TikTok yacu. Byose tuguha ubumenyi bugamije kugufasha kuzamura ubwenge mu buryo bwo gukoresha ubwenge buhangana. Rero nari Matson, reka ngushimire ko twabanye mu kiganiro. Ciao, Imana ikomeze kubaha umugisha.